Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ibyo bivuze iki ku muntu uri gushaka guhitamo uwo bazabana? Biravuze ngo nujya guhitamo ugomba guhitamo umuntu mushobora gusabana, ushobora kukumara irungu. Abakobwa benshi aravuga ngo kubera ko uyu nguyu ari inshuti yanjye, kubera ko dusabana ngo tuvugana ibintu byose, ngo uriya ngo ntabwo yavamo boyfriend. For someone to be your boyfriend, he has to be your friend first. Umuntu utari inshuti yawe ahinduka inshuti yawe y'umuhungu gute? Kikubwira ko umuntu ari inshuti yawe nuko ushobora kumubwira ibyawe byose ntabwo bufite, nta gisebo biguteye, ntaki. Uwo rero niwe muntu wo guhitamo ubundi, kuko uwo niwe ukumara irungu. Turi kumwe? Iki ngicyo menza mudashaka ko cyumva, reka nihorere. Umuntu muzabana ni umuntu mushobora gusabana, kuko atari byiza ko umuntu agira gute aba wenyine. Hanyuma ntabwo ari umuntu musabana mugatera brage umunsi ukira, ntabwo uwo nguwo ahagije, kuko Bibiliya yavuze ngo iki? Reka muremere iki? Njye nari nzi ko ari umumararungu, ari umuntu nyine uri butume anezerwa, bagatera brage bagaseka gusa. Nabibonye ko atari byo. Ntabwo ari umuntu wo gutera brage gusa, ahubwo muri izo brage, muri uko gusabana, ni umuntu ugomba no kugufasha gusohoza inshingano yawe. Turi kumwe? So umusore wirirwa guterera brage akakubuza kwiga, waraje kwiga, uwo nguwo ntabwo yavamo boyfriend, kubera ko ni ikirangaza, ntabwo agufasha gusohoza inshingano zawe. Ntabwo wari umufasha. Umukobwa uguhamagara mu gitondo saa sita na nimugoroba atitaye kuri mu ishuri cyangwa se uri kwigisha nk'uku kwanjye, uwo muntu azavamo umugore? Abasore bose baba bumva ni byiza, amakeya anyitaho, ntabwo asaba ko muhamagara, we arampamagara. Keretse niba uko kuguhamagara ari ukugira ngo agutere umwete wo gusohoza inshingano zawe.